Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, turangamire Yesu nyirimpuhwe zahebuje. None kuwa kane w'icyumweru cya 24 mu byumweru bisanzwe, tariki 16 Nzeri 2021. Isomo rya mbere ryo mu wa mbere Paulo Mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa 4 murongo wa 12 kugeza kwa 16. Nkora mutima yanjye ntihazagire gusuzugurira ko ukiri muto, ahubwo uzabera abawoke urugero, ari mu magambo, ari mu migenzereze, mu rukundo, mu kwemera no mu budakemwa. Mu gihe gitegereje konza, ihatire gusoma ibyanditswe bitagatifu, ushishikarize abandi kugenza neza kandi utange inyigisho. Ntuzarangarane ingabire y'Imana ikurimo, ya yindi wahawe igihe ugaragaweho n'ubuhanuzi, maze urugaga rw'abakuru b'umuryango rukakuramburaho ibiganza. Ibyo ngibyo bishyireho umutima, ubyibandeho rwose, maze ukujya mbere bigende bigaragara mu maso ya bose. Ihugukire ubwawe, uhugukire n'umurimo wawe wo kwigisha, ubindatezuka kuri izo nama nkugiriye. Nugenza utyo uzikiza wowe ubwawe, ukize n'abandi bose bagutega amatwi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 111. Uhoraho ibyo wakoze biratangaje. Ibyo akora byose birangwa n'ukuri n'ubutungane, amategeko ye yose akwiye kwiringirwa. Yashyiriweho abo mu bihe byose. Uhoraho yazaniye umuryango we ikiwubohora, agena rimwe rizima imiterere y'isezerano rye. Izina rye ni ritagatifu kandi rigatera ubwoba. Intangiriro n'ubwenge ni ugutinya Uhoraho. Abagenza batyo bose nibo inararibonye. Ibisingizo byo bizahoraho iteka ryose. Uhoraho ibyo wakoze biratangaje. Nyagasani Yesu ntabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Luka, umutwe wa 7 murongo wa 36 kugeza kwa 50. Muri icyo gihe umwe mu bafarisayo yatumira Yesu ngo basangire. Yinjiriwe ajya ku meza. Maze haza umugore wari habara mu mujyi. Yari yamenye ko Yesu ari ku meza mu nzu y'umufarisayi, aza afite urweso rurimo umubavu. Nuko ataruka inyuma ya Yesu, yunama ku birenge bye arira. Amarira atonyangira ku birenge bya Yesu, abihanaguza imisatsi ye, agumye kubisoma anabisiga umubavu. Umufarisayo wamutumiye ngo abibone aramubwira ati, uyu muntu iyo aba umuhanuzi koko, aba yamenye uyu mugore umukora uwo ari we n'icyo ari cyo, ko ari umunyabyaha. Yesu araterura aramubwira ati, Simoni, mfite icyo nkubwira. Undi aravuga ati, mbwira mwigisha. Yesu ati, umuntu yari afite abantu babiri bamurimo umwenda. Umwe yari amurimo amadenari 500, undi 50. Babuze icyo bishyura, abarekera uwo mwenda. Muri abo bombi ni uwo uzarusha undi kumukunda? Simoni aramusubiza ati, ndasanga ari uwarekeye umwenda munini. Yesu aramubwira ati, ushubije neza. Nuko arahindukira wa mugore abwira Simoni ati, urabona uyu mugore? Ninjiye mu nzu yawe ntiwansuka amazi ku birenge, naho we yuhagije ibirenge byanjye amarira ye, maze abihanaguza imisatsi ye. Ntiwampobeye unsoma, naho we kuva aho yinjiriye mu nzu ntiyahwemye kunsoma ibirenge. Ntiwansize amavuta ahumura mu mutwe, naho we yasize umubavu ku birenge. Nicyo gitumye nkubwira nti, ibyaha bye byose uko bingana arabibabariwe kubera urukundo rwe rwinshi. Naho ubabariwe bike akunda buke. Nuko Yesu abwira uwo mugore ati, ibyaha byawe birakijijwe. Abari kumwe nawe ku meza batangira kwibaza bati, uyu ni muntu ki ugeza naho gukiza ibyaha? Nuko Yesu abwira wa mugore ati, ukwemera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ukwemera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Bana b'Imana, Kristo naganzi wacu. Akandirimbo gira iti, Yesu agira impuhwe nyinshi, ntiyanga abamusanga, akunda abamwegera, bakamusaba ibyo bakeneye byose. Tumuhabwe twese mu Karisiya ye. Amen. Muri amasomo y'uyu munsi Imana tuzigamiye kado nziza cyane y'imbabazi. Ubwo tuza kwibana ku ijambo impano, le don, mu nshinga y'Ifaransa yitwa pardonner. De mot latin perdonare, qui veut dire donner promptement, se donner tout entier. Pardonner ntabwo ari ugutanga gusa, ahubwo no kwitanga wese.
ukitanga utiziganya, ngizo imbabazi, ngiyo kado, ngiyo impano. Nuko rero muvandimwe, umuntu ukunda ntabwo umuha gusa ibintu by'inyuma, bya bintu bimushimisha gusa, ahubwo uranitanga ukamwitangira ngo urwo rukundo ukamwitangira n'umutima wawe wose. Iyi nshinga rero pardonner ikaba ireba uwahemutse n'uwahemukiwe, bakayikoresha bombi, ugatanga, ukitanga, ugasaba imbabazi. N'usaba imbabazi wa wundi ubabara akababarira. Kubabarira no kwitanga. Ese wo muvandimwe, wo mubana umuhihe mpano? Uwaguhemukiye wamuhihe mpano? Inshuti yawe wayihiye mpano? Ese mu bukwe, mu minsi mikuru, mu birori, muri reception utangiza ihe mpano? Niba utanga impano gusa ngo ushimishe abatumiwe bari aho ngaho, ntacyo bivuze. Ahubwo impano no kwitanga wese. Muri amasomo y'uyu munsi harimo impano nyinshi. Mu isomo rya mbere harimo impano ya kiliziya. Umwepiskopi Timote Paulo ashinze kiliziya. Nk'uko umugabo yihambira ku mugore we, bombi bakamubira umwe, umwe akaba ari impano y'undi. Ni nako umwepiskopi nyine atondagura yanshinga y'ikilatini sentire cum ecclesia, kwizirika, kwihambira kuri kiliziya, kuba amahwi, kudatandukana, kwiyunga, kwitanga, kwiyunga kuri kiliziya, perdonare, kuba impano ya kiliziya. Paulo rero muri iri somo agashikariza Timote gusoma Bibiliya, ibyanditswe bitagatifu, akaba naho nyine akura inyigisho zo kujijura imbaga y'Imana, akaba intangarugero kandi akirinda kurangarana iyo mpano, iyo ngabire y'Imana. Nguko kwita ku bishyo yitanga atiziganya. Nuko Paulo agasoza amusezeranya ikintu gikomeye agira ati, nugenza ucyuzikiza ubwawe, ukize n'abandi bose bagutega amatwi. Amen. Iyo witanze urakira ugakiza n'abandi. Iyo ubabaye ukababarira n'abandi ukabababarira, uba wibohoye ukabohora n'abandi kubera Imana. Muri ibyo Zaburi nawe uyu munsi aratangariza impuhwe z'Imana ati, uhora ibyo wakoze biratangaje. Amen. Mu Ivanjiri dufite urugero rwiza rw'atondaguye inshinga pardonner. Yari umugore w'ihabara wababariwe na Yezu, akaba afite uburyo bwose akoresha, aca bugufi, akarambarara, agasaba imbabazi. Hari amagambo avukana imbabazi n'urukundo. Ntabwo ushobora gutondagura neza inshinga pardonner udakundana. Turazirikana urukundo uyu mugore akunda Yezu rwamuhesheje imbabazi rukamugeza ku mukiro. Ni rwa rukundo nyine ruhamagara imbabazi, n'imbabazi zigahamagara urukundo. L'amour provoque le pardon et le pardon provoque l'amour. Amen. Mu mavanjiri, mu gihe Matayo na Mariko bakunze gutwereka abafarisayo nk'abanzi bari bahanganye na Yesu, bamutega imitego. Luka muri Ivanjiri atwereka inshuro 3 zose ukuntu abafarisayo batumiraga Yesu ku meza yabo ngo basangire nawe, kandi Yesu nawe akemera ubwo butumire akaza bagasangira. Kuko twabizirikaye muri Ivanjiri ya none, ubwo yaratumiwe n'umufarisayi witwa Simoni ngo basangire, ariko akaza kuziramo n'undi munyabyaha, uriya mugore bavuga ko ari Mariya Madalena. We bigaragara ko asa n'uwidumbukije, nkaya mvugo igira iti, nta bukwe butagira umuvumbyi, bamvumbahe. Bagize bati, nuko umugore wari habara mu mujyi aturuka inyuma ya Yezu, yunama ku birenge bye ararira. Amarira atonyagira ku birenge bya Yezu, abihanaguza imisatsi ye, agumya kubisoma anabisiga umubavu. Amen. Reka tugire icyo tuvuga kuri ibimenyetso bitatu: amarira, imisatsi n'umubavu. Byatumye baraho nyine batangara, bagatangira no guca imanza. Ibimenyetso bitatu bifite igisobanuro kubikoze n'ubikorewe. Ikimenyetso cya mbere, amarira, ni ikimenyetso cy'akababaro n'agahinda, ariko no kwisukura. Uyu mugore akarira Yezu ngo muhoze, amusukure, amukize. Akaba rero ari gusohora agahinda n'ishavu afite n'ibibi byose yakoreye Yezu. Ni ikimenyetso kwicuza, kwisubiraho, la purification vers la perfection, isuku iganisha ku butungane. Naho ikimenyetso cya kabiri, umubavu, uragenura Yezu ugiye gupfa, Mariya Madalena azamusiga kuri wa munsi Yezu ari mumva nyine. Uyu mubavu n'icyubahiro amugomba. Byumvikane Yezu nk'Imana niyo kubahwa, bityo Yezu nawe yazuka agahesha Mariya Madalena icyubahiro akamukiza. Mwizuka niwe Yezu yabonekeye bwa mbere. Naho ikimenyetso cya gatatu, umusasana wuzi ibirenge bya Yezu. Hari impamvu nyinshi yabikoze, ariko reka dushingire kuri ebyiri z'ingenzi zari mu muco w'Abayahudi. Icya mbere, mbere yuko nyarukira muri Isiraheli, abakobwa n'abadamu barabizi neza. Bamwe ntimundebe ikijisho, ariko muzi igihe kirekire mutakaza muri icyo gikoni, nako muri salon de beauté, mu kinyarwanda nko guhigahiga ubwiza. Iyo bamaze kwiboheraho utwo tuntu two dusatsi nyine,
ugenda utuzunguza impande n'impande, uduhindukiza uduhindura ngo abandi barusheho gukurangamira. Ibaze nawe inshuro ugenda ukora kuri uwo musatsi buri kanya uri mu bantu kandi atari n'uwawe bwite. Umusatsi ku bagore b'Abayahudi ndetse na n'ubu wari ikimenyetso cy'ubwiza, akanyamuneza. Umugore yari agomba kuwitwikiriza nk'ikimenyetso cyo kubaha umugabo we, nk'uko tunabisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 24 umurongo wa 65. Rebeka abaza umugaragu wa Aburahamu ati, uriya mugabo uri ku musozi uje atugana ninde? Umugaragu ati, ni databuja. Ako kanya Rebeka yenda igitambaro cyo mu mutwe aritwikira. Amen. Gutwikira umusatsi ku mugore kandi nicyo kimenyetso nyine cy'ubwiza buhishurwa n'umugabo we gusa, ikimenyetso cy'uko agengwa n'umugabo we. Soumission, uhoranira igitinyira umuryango we, bityo ntiyari yemerewe kwerekana umusatsi we mu materaniro, nk'uko tubisanga mu ibaruwa ya mbere y'Abanyakorinti umutwe wa 11 umurongo wa 5 kugeza ku 15. None kuki Mariya Madalena we agezeho gutitwikira akarenga umusatsi akanahanaguza ibirenge bya Yesu? Ngiye ya mpamvu ya kabiri, isuku, soin, yuko muri Israheli nyine ari igice cy'ubutayu, umushyitsi wese kubera n'urugendo rurerure yabaga yakoze, yageraga mu rugo cyangwa n'undi wese wabaga aje mu bukwe yagombaga gukaraba. Byaterwaga wenda n'izuba, umunaniro, ibyuya, ivumbi ry'ubutayu, utubuye, urwo rugendo rurerure. Nuko rero abagaragu bakamusukura nk'ikimenyetso cy'icyubahiro bamuhaye. Ibi rero Simoni watumiye Yesu ntabwo yabimukoreye, bikabikozwe nande na Mariya Madalena. Hanyuma kwipfukura umusatsi we kandi nyine bitari binemewe, kubera nanone le sable du désert, umucanga washoboraga kuba wajya mu musatsi kubera nyine urwo rugendo rw'ubutayu. Abagore b'Abayahudi bagombaga kwipfuka mu mutwe kugira ngo uwo mucanga nyine utabajya mu musatsi kandi bigoye kuwukuramo, kandi mu butayu nyine amazi yaho cyari ikibazo, yari ingutu kuyabona. Nuko rero gutwikira umusatsi ni ikimenyetso cyo guterekana ubwiza, la séduction, ariko ni n'ikimenyetso cyo kwirinda, la protection, kugira isuku, kwirinda. Mariya Madalena we rero kubera urukundo afitiye Yesu yemeye kwiyerekana uko ari, yemeye guhara ubwiza bwagirira Yesu, yemera gusuzugurika agirira Yesu. Ni nkaho bwe Yesu ati, dore uko meze kose, dore uko ndi kose, dore ibyanjye byose, dore umubiri wanjye na roho yanjye ntaho ngukinze, dore ibyo nkunda byose ndabiguhaye Yesu, ntaho ngukinze Yesu mwiza, ahasiga ungenze uko ushaka. Dore n'umusatsi wanjye warungize mwiza, wenda bikaba byanantera no kubihabara. Ku mpamvu yawe Yesu ndawuzinuzwe, n'ubusa imbere yawe ntacyo uvuze. Iyi mpano Mariya Madalena ha Yesu iramunyuze pe kurenza iya Simoni. Ngira ituro ry'umunyabyaha wishujije riruta iryo ufite ibya mirenge udakeneye kwisubiraho. Ibyo bigashimisha Yesu. Ni koko ukunda cyane nuwarekewe nyine umwenda munini, nkuko Simoni abisubije. Ukunda arababarira, ukunda arababara, ukunda arababarira. Rwa rukundo ruhamagara imbabazi, n'imbabazi gahamagara urukundo. Pardonner c'est aimer, aimer c'est pardonner. Ukunda bingana kwitanga, bingana kubabarira. Umunsi umwe mu rugo rumwe, umugabo n'umugore bari bamaranye imyaka nk'icumi badacana uwaka, batavuga rumwe, baratandukanye kubera ko nyine umugabo yari yarataye urugo rwe yegukira ibintu by'ubucuruzi iyo mu mahanga. Birumvikana umugore yakomeje gushinyiriza, akomeza kwita ku rugo n'abana ari wenyine, ariko ishavu n'agahinda bikamwica kubona atisanzura mu muhamagaro ngo abonane n'umugabo we uko abyifuza. Nuko umugore muri iyo myaka yose yahoraga azirikana isabukuru y'imyaka yabo bashyingiwe, buri mwaka akagira uko abigaragaza. Noneho muri uwo mwaka bari guhimbaza biri imyaka 25 bari bamaze bashyingiwe. Murumva ko umugabo nyine yarakira ishyanga, umugore akora ibishoboka byose aramwandikira ngo byibuze azaze uwo munsi wa yubile, ubundi ibirori nibirangira yisubirireyo. Wa mugabo nawe aza kubyumva, nuko araza guhimbaza yubile hamwe n'umugore we. Nubwo yari ishyanga yaragejeje uko ashoboye kose, nuko ategura kado ayizanira umugore we. Fora nawe kado yari kuzanira umugore kuri isabukuru ye. Birumvikana umugore nawe yari yateguye kado. Nuko rero ku munsi w'ibirori buri wese yari afite amatsiko yo gufungura kado undi yamuhaye. Nuko umugabo niwe watangiye, afunguye asanga ari ifoto ya kera cyane irimo ari kumwe we n'umugore, kera cyane bakiri abana bagikina imikino y'abana yo gushyingirwa. Icyo gihe ngo bombi bari bafite nk'imyaka 10 bari kwigana abashyingirwa. Uwo mugabo aratungurwa cyane ubwo umugore yari yanditseho ngo ibuka uko twatangiye, kera tukiri abana twarakundanaga. Umugabo n'agahinda kenshi ikiniga kiramufata, nuko atangira kureba kubera iyo foto yo mu bwana atarazi ko inabaho. Hagati aho umugore nawe atangira gufungura yakado umugabo yamuzaniye. Uyu mugore byumvikana yarize bitangaza nk'umuntu nyine umugabo we avuye Dubai yarakiriyeyo, ko ashobora kwamuzana nk'igitenge gihenze cyane kiruta cy'umugore wo mu ka generali cyangwa nk'inkweto zikaze cyane.
kari agakarito keza kazinze neza rwose gatatse. Nuko umugore atangira arahambura afunguye bwa nyuma asanga ari udukingirizo duhambiriyemo agakarito k'udukingirizo babyeyi. Wa mugore birumvikana apika krize erezoma ko bari bombi bonyine aratangira araboroga cyane. Nuko asoma akabaruwa kari munsi y'utwo dukingirizo. Umugabo yari yanditse ngo madame nkunda, nubwo naguhemukiye bikomeye cyane nkaguca inyuma inshuro nyinshi nanjye ntashobora kubarura, ngubwo ubukungu nari mbitse i Dubai naraguze uko imyaka 10 yose, ariko ndatuguhaye. Ibyo nibyo byari bintunze mu rugendo rwanjye. Nguzaniye iyo kado nakundaga cyane, ngira ngo uko ugiye kubijugunya bimbere ikimenyetso cyo ko ncitse burundu kuri iyo ngeso y'ubusambanyi. Hehe no kongera kuguca inyuma naje wese, ngarutse wese sinzongera gusubira inyuma. Ibyanshimishaga byose ndabyanze kubera wowe. Nuko renda kugarukiye wese. Wa mugore uko yakomeje kurira na wa mugabo nawe amarira ni yose, bombi bari kurira bikomeye, ariko atari amarira gusa ahubwo nibyo byishimo bivanze, ibyishimo bivanze n'amarira. Nuko bombi barahoberana, buri wese anyuzwe na kado nziza mugenzi we muhaye, barababarirana kugeza na n'ubu koko umugabo ntiyongeye gusubira mu mahanga. Urugo rumeze neza kubera Imana. Babyeyi, ngaya Mariya Madarena arizwa n'amakosa ye, ariko agasabiramo n'imbabazi. Nguko tugomba kwimenyeza gutanga impano buri gihe zifite igisobanuro cy'imbabazi nyine cy'urukundo. Nuko babyeyi ntawe utangiye adafite. Ese babyeyi, ari uyu mugabo ari uyu mugore, ninde wahaye undi impano ikomeye? Wabariwe byinshi n'ukunda cyane. Ese wo mubyeyi nta buruzi, nta biyobyabwenge, nta dukingirizo, nta ntwaro za sekibi waguze ngo nizajya wifashisha zigushimishe, nyamara mu bana yarashize. Izo ntwaro zitange, zitambe, bityo ugarura uwo mu bana ibyishimo n'impano nziza nyine. Erega impano ntago ari uguha umuntu icyo akunda ibya mirenge bimushimisha, ahubwo impano no guha umuntu ukunda icyo akeneye, icyamugira akamaro, icyatuma hirwa, le bonheur. Iri sangira kwa Simoni ritwibutsa ibirori bya misa dutumiramo Yezu mu isengesho, tukibaza uko tumwitaho. Ese Yezu muyihe mpano? Tumuhabwa dute? Twabanje kwisukura, kwicuza ibyaha nka Mariya Madarena, cyangwa dupfa gutamira nka ba Simoni, ndavuga Simoni umufarizayi, batumira Yezu ariko ntibamwiteho. Ibaze nawe gutumira Yezu ariko ntumwakire neza. Nihe mpano naha Yezu ikamushimisha? Nihe mpano naho tubana ikamushimisha? Nihe mpano naho umukunzi wanjye mu birori? Niki uwo tubana nkeneyeho? Ibaze nanjye nibaze. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Nyirimpuhwe nyirimbabazi, ndaje ngumbabarire. Naguhemutseho kenshi, ndaje ngumbabarire. Nahemukiye n'abandi, ndaje ngumbabarire. Nagucumuyeho kenshi, ndaje ngumbabarire.